noneho harahiye harakungutsaho umugore muri Zambia witwaga Winifrida ngo wakoraga muri banki yewe ngo yigize umusambanyi kabombo nk'isazi ngo yashakaga gushyidika n'abaritazari ngo bakanganya umubare w'abantu basambanye nabo, aho uyu mugore ngo ni Winifrida yajyaga ku murongo agatoranya ubujene bw'ubusongarere bw'imbavu ndende bwa bundi ngo buze gukubita uncence ngo butarambirwa nandetse butajya buruha ngo akabukubita amafaranga n'inguzanyo nta n'ingwate butanze ngo Winifrida ngo yaciye ibintu kubera gutanga inguzanyo ku busare bw'ubusongarere bugakubita uncence nta kintu bugira, yarabukijije abukubita ku mafaranga ngo banki yajyaga gucekinga ngo igasanga iri mu bihombo. Naho urubanza rw'umupfumu Sarongo rukomeje kuba kasamutwe akamenamutwe, aho abagore baje bakarira bakigaragura mu ivumbi bakagira bati Sarongo ntacyo atakoze ngo niyere kudusaba uncence bari kumuha agasasanura ngo dore yuko ngo ibibazo byabo byari byarananiranye byarabaye ingutu. Urubanza rwa Sarongo nubwo imbwa zakomeje kururwaniramo ibibazo biracyari ibibazo, hari abamushinja n'abamushinjura bose bari amavubi. Ayiwe ko nshobora kuba ndengereye bakobwa mwako, ibyo turabikizwa n'iki? Mujye mumbwira nyamuneka. Umugabo abagore bakunda cyane witwa Baritazari, uyu warongoye abagore 400 n'imisago akabafata amavideo, uyu bari kuvuga yuko afunzwe ndetse ashobora gukatirwa imyaka myinshi, birimo birahwihwiswa ko yaba yafunguwe. Nagahuma munwa nagatangaza birakaze ndetse n'amayobera yaje kugorana, aho umugabo yazaga gutera igikumwe ku murenge yafiningije urwagwa umugorigori n'imbutabuta, yanyweye umumanura jipo neza arawuhamya, aho yageze ku murenge bamubwira ibyo kuvuga neza bikanga ukagira ngo yamize ivata. Uyu mugabo aho yaje kubera kasamutwe nuko yababaje abantu bamuherekeje bakamusubiza inyuma adateye igikumwe. Nagahuma munwa yewe birababaje. Yes, amakabyo yewe sino kubara inkuru. Uyu mugore wo muri Zambia yasambanye n'abagabo 200 yari ari muri competition yashakaga guhiganwa na Baritazari. Nje ubwanjye niko nabitekereje, ariko nahise nibaza nise gusambanywa n'abagabo 200 aho ngaho uri gushaka iki? Ikindi nanone ngo umutungo wo muri banki yakoreraga yawugurizaga abantu abo basambane be, yawugurizaga abasambane be ku buryo banki yaje gucekinga igasanga yarahombye bifatika rwose, bihombejwe n'uyu mugore. Ikindi Sarongo umupfumu rwose, umupfumu Sarongo ibye bikomeje kuba kamaramaza, ibye bikomeje kuba ibindi. Uyu munsi nabwo yagiye ku rukiko, ubu ngubu bamuzanye ari ku rukiko, ndakeka urubanza rwanatangiye, ndaza kubakubita update urubanza niruza kugenda neza bikangeraho ndahita mbakubita update ziryoshye zimeze neza. Gusa nyine abagore bararahiye bararira barigaragura bati Sarongo, umugore umwe yagize ati Sarongo iyaza kundongora yenda kananira na sida ariko yarankirije umwana tinari kwemera nkajya mira ibyo binini. Urumva ni ibintu bikaze cyane. Undi mugore yagize ati Sarongo yankirije umugabo, yari kungira ati gusambana ibyo ni ibintu toto byoroshye cyane. Urumva ntago, urumva niba baravuriye abantu batarabikekaga, urumva bavuze ibindi bintu noneho bihambaye biri hayi kabisa. Uyu mugabo noneho we ngo ni Baritazari we birimo birahwihwiswa yuko yaba yarafunguwe, ntago turagira ku isoko ya nyayo y'amakuru, ariko uko update zigenda ziza niko tuzajya tubakwita update. Gusa nyine biravugwa yuko ashobora kuba yarafunguwe. So ikindi ni umugabo wo muri Ntuza ikindi ni umugabo wo mu cyaro wagiye ku murenge neza yatamiye agatama yagahereje pe. Uyu mugabo rero ubwo bamubwiraga
kuvuga ry'amagambo bavuga agasubiramo neza neza umugabo byaranze neza neza araceceka agatama kamusumbye mbega itama ryari ryabyimbye menya kari kari no kugaruka. Nibikunda ndaze ndabakubita akantu k'akavideo gatoya urebe ukuntu ibintu bihagaze. So kora subscribe, kora share, nawe utarabikora ibyo ngibyo nyamuneka gira vuba dore tugiye kujya twageza update zishyushye. Ubu ngubu nagarutse mu maraso ashyushye, ubu ndi mu kazi.